I'm so happy this morning. And may God continue to bless you. I thank God for He knows you. And He has a good plan upon your life. We have a word which God gave me in a journey. God told me, Reba usobanukirwe ubeho. See, understand and live. Ibyo ni ibintu ntashoboraga kumva. Those are things I could not comprehend. Nagerageje gutegura birananira. I tried to prepare and I was defeated. Nteguye muri computer ngeze hano bihita bipfa byose bihita bivaho. When I prepared in my computer it was erased. Noneho nshyize muri iPad nabwo ngeze ahangaha bihita bivaho. When I put on the iPad I got here it disappeared. Ndarwara. I got sick. Ngwara grippe ntigeze mbona. I got a cold I'd never seen. Ndavuga nti nubwo nagera ku mazabaho nzakambakamba. I said even if I can't reach the altar I will crawl. Ariko nzabwiriza. But I'll preach. Intego ya mbere inkingi ya mbere can you be aware please. Inkingi ya mbere, the first pillar nukutarebera mu bibazo is not to see in problems, ahubwo ari ukureba mu bihe. but to see in seasons. Dufite ikibazo cyo kureba ibibazo. We have a challenge of looking at problems. Ariko Imana ireba umwana w'umuntu ntabwo imurebera mu bibazo. When a man looks at man, he doesn't. God Kwizi doesn't see ibibazo ari problems. ibikoresho tuba dufite mu buzima bwacu. God knows that problems are tools in our life. Ahubwo Imana iturebera mu bihe. God sees us in seasons. Ni Imana y'ibihe, si Imana y'ibibazo. He's a God of season, not of Kuko Imana problems. itubwira ko irema ibibazo kugira ngo tubashe kwigishwa no gukomera. Because He creates problems for us to be taught and to be strengthened. Niyo mpamvu ibibazo biza gufata igihe mu gihe. This is why problems come to take time in Ibibazo time. biza gufata igihe mu bihe byacu. Problems come to take time in Niyo our mpamvu seasons. udakwiriye gutumbira ikibazo. This is why you shouldn't fix your eyes on problems. Tubona Petero abwira Yesu agendera hejuru y'amazi. We see Peter talking to Jesus moving on water, Bibwira yuko ari umuzimu. thinking it was a ghost. Haramubwira ngo niba ari wowe Yesu, He said, if it's you, Jesus, tegeka. command. Kubera iki yavuze gutegeka? Why did he talk about commanding? Yarazi imbaraga ziba mu mazi. He knew the powers in the Yarazi ibibazo water. biba mu He mazi. knew the problems in water. Yari umurobyi. He was a fisherman. Ariko aravuga ngo nutegeka ndaza. He said, if you command, I'll come. Haramubwira ngo ngwino. He said, come. Igihe yazaga, The time he came, Yesu yemera ko umuraba uba mwinshi cyane. Jesus allowed the storm to be so Petero much. arebye ku ruhande, When Peter looked on the side, yisanga agiye gupfa. he felt he was going to die. Yarebye ibibazo, He looked at the problem. aribira. He forgot. Ntabwo yarebye ibihe bya He Yesu. look at the season of Ko ibihe Jesus. bya Yesu byari ukubigisha ko no kugendera mu bibazo bishoboka. Because the time of Jesus, he said even moving Niyo in mpamvu problems manurira is ubuzima possible. bwawe ko iki ari igihe cyo kugendera hejuru y'ibibazo This is byawe. why I prophesy to your life to move on your Ntabwo problems. ari ibihe byo gutumbira It's ibibazo, not a time to fix your eyes on ahubwo problems. ni ibihe byo kugendera hejuru It's a y'ibibazo. time to move above problems. Yesu aramufata, Jesus held him aramuzamura, and he raised him. aramubwira ngo wagufite kwizera gukewe. And he told him, why do you have little faith? Kubera icyo udahawe kwizera. Why don't you have faith? Ikindi cya kabiri, inkingi ya kabiri, turi abantu b'Imana. The second pillar is we are people of Turi God. abantu b'Imana mu buryo bwose. We are people of God in all ways. Umwami Ahabu yumvaga ari umuntu ukomeye w'abantu bose. The king Ahab felt he was mighty of Abami everyone. niko bibwira uko babazi ko bafite uburenganzira bwo gupfa no kubaho ku muntu. The kings think they have power because they have the right of living and dying of Abantu passion. bakomeye bose babazi yuko ari abantu b'ijambo. Almighty people think they have a word. Ariko hari igihe Imana ibima ijambo. But sometimes God removes the word from Hanyuma them. noneho Ahabu atekereza gushakisha Then Ahab thought of searching gutwara uruzabibu rwa Naboti. to take the vineyard of Naboth. Agiye gutwara uruzabibu rwa Naboti, When he took the Naboth's vineyard, arangije ararwifuza cyane. he desired it. Urebe kureba nabi, Look at seeing si badly. cyo nkwifuriza. That's not what I Umwami desire for afite you. ubwami bwose. The king has the Umwami entire afite kingdom. imbaraga mu gihugu. The king has power in Umwami the afite kingdom. ubutunzi mu gihugu. The king has wealth in the kingdom. Kwifuza n'ubukene bwa wa mukene Desiring even someone's ni poor thing. ukutareba It's neza. not seeing well. Hallelujah. Hallelujah. Ariko twebwe turebe neza, But for us, let's see well. hanyuma dusobanukirwe, Then we gain understanding. tubashe kubaho. Then we live.
cyo ni ikintu gikomeye ku buzima. That's a mighty thing on your life. Dukwiriye kugenderamo ibihe byose. We need to move in all our days. Amaso yawe akwiriye kukufasha kureba neza. Your eyes need to help you to see well. Kugira ngo usobanukirwe. So that you gain understanding. Numara gusobanukirwa ubeho. After you understand, you live. Kureba. Seeing. Ushobora kureba amaso yo mu mwuka. You may see with your spiritual eyes. Nkuko Elisa yabwiye Gehazi. Just like Elisha told Gehazi. Igihe wasubiye inyuma kujya gushaka izampongano z'umubembe w'Isiriya. In the time they went to get the gifts of the leper in Syria, umutima wanjye ntabwo wagendanye nawe. The heart did not move with them. Wese iki gihe nicyo gushaka impongano. Is this a time to look for reward? Cyangwa ni igihe cyo kuzana ubwami muri Or is Isiraheli? it a time of bring the kingdom in Israel? Niyo mpamvu rero ibibembe by'Umusiriya bikujeho iteka This ryose is no why ku the rubyaro leprosy rwawe. of the Syrian has come upon you and your children. Yagendanye na Elisa. He moved with Elisha. Yasobanukiwe Elisa. He never understood Yagendeye Elisha. mu mavuta. He moved in Ntabwo anointing. yayubashye. He never honored it. Amavuta yaramwishe. The anointing killed him. Reba, See, usobanukirwe, understand, uzabaho. you will live. Kubaho kwawe You're living. ni ukubaho muri wowe. It's living in Ubuzima you. bugahinduka. And your life transforms. ugahindura ubw'umuryango. And you change the life of the family. Ugahindura ibw'igihugu. And you change the nation. Ugahindura n'ubw'itorero. And you change of the church. Ugahindura n'amahanga. And you change nations. Umuyobozi mwiza A good leader ni uwiyobora. is the one who leads themselves. Yarangiza akayobora mugenzi we. Thereafter they lead the next person. Yarangiza kwinjira mu kindi cyiciro cyo kuyobora neza. Then when they go to another level of leadership, akayobora itsinda. they lead a community. Yamara kuyobora itsinda, After they lead a group, akinjira mu kindi they cyiciro enter another cyo level kuyobora amatsinda. to lead many groups. Yamara kuyobora amatsinda, After leading many groups, akinjira mu cyiciro they enter another cyo level kuyobora abayoboye to amatsinda. lead leaders. Yamara noneho kwinjira mu cyiciro cyo kuyobora abayoboye amatsinda, After leading leaders of groups, akayobora igice kinini cy'igihugu. they lead a big group of the Yamara kwimurwa muri nation. icyo gice, After that, akayobora igihugu. they lead the nation. Yamara kuva muri icyo gihugu, After the nation, agahabwa imbaraga zo kuyobora ibindi bihugu. they get the power to lead Kubera other ko nations. yarebye neza, Because they see kubera ko well. asobanukirwa, Because they have kubera ko understanding. ubwenge bwe bwifujwe, Because their wisdom kubera is ko desired. ahajya arahareba. Because where they go, Ntabwo they arebera see. mu bibazo, They don't see ararebera mu bihe. They see Aba ariho seasons. ubwenge bwawe bwerekeza. Let your Uzabaho, knowledge go there. You live. uzakomeza, You uzakomera, You be uzakomeza abandi, You strengthen uzakomeza others. igihugu, You strengthen uzakomeza the nation. amahanga, You strengthen uzahinduka umuntu nation. udasanzwe. You become an exceptional Niyo mpamvu person. kureba kwawe neza Seeing well kuguha gusobanukirwa, gives you understanding, ukazashobora kugira ubuzima and you bwiza. get a good life. Haleluya. Hallelujah. Ahabu byaramwishe, Ahab, this killed him. akurura umuvumo ukomeye cyane ukuruwe n'umugore we Jezabeli. He put a curse through his wife Jezebel. Umugore aramubwira ngo urarizwa n'iki ko The wife- ubwami bwa Isirayeli ari ubwawe? The wife said, "Why are you crying? The nations Ati of njyewe Israel is sinjya yours. sinywa. I never drink and eat. Aramubwira ngo rya ndabikora Eat, ndabirangiza. I'll do it, I'll finish it." Arangije aramubwira ngo reka nze mbirangize. Afata impeta ye nk'iyi ngiyi ayitezaho kashi, yandika inzandiko ngo bashaka abantu babiri b'ibigoryi baze bashinje na Boti Then ko it- yatutse umwami n'Imana. She said, "I'll finish it." She took a ring like this one, and then she hit it on the letter and said, "Go, I'm writing on behalf of Ahab." Niyo mpamvu nzi neza yuko mu muryango habaho abantu b'ibigoryi, This is why I see the family of the foolish. abo ntibazabura kuguhagurukira. They will never fail to stand Niyo against mpamvu mu you. muryango This is why in a family, hatazaburaho ibigoryi Satani ahagurukiza they will be fools who kugira the ngo devil will bananize use, imibereho y'ubuzima so bwawe. that they disturb your Niyo life. mpamvu mu gihugu hatazaburaho ibigoryi bihagurukira ubuyobozi In the country, there will be foolish people who stand kugira against ngo the binanize nation, ubuyobozi. so that they defeat the Niyo leadership. mpamvu mu itorero hatazaburaho ba Dowegi. In the church, there will be the wages. Dowegi n'abandi bantu nk'abo ngabo igihe Dawidi yaramaze kwica Goliyati afashe ya nkota ye, After David killed Goliath, when he took the sword, hari umugabo Dowegi there was a man called Doweg. igihe Dawidi yahungaga, When David was running away, arangije noneho yinjira mu nzu, then he came in the house, abwira umutambyi ati mpereza ya nkota nicishije wa mutambyi cya gihangange Goliyati. and then he said, "Bring the sword." He told the priest, "Bring the sword and bring the sword that I used to kill Aramubwira Goliath. ati hari undi nyirayo se si yawe? Isn't there any owner apart from Ati you?" mano ku mitsima. Undi ati oya, dufite imitsima y'abantu biteguye biyirije iminsi 3 kugira ngo bashobore kuzashobora kwakira igaburo, kandi ntabwo begereye abagore babo. And then he said, "Eat some of this bread." No, this bread is for those who are prepared. Undi So they aramubwira ngo didn't iyo come mitsima near their nanjye nta wives. kihwanye nanjye kuyirya, mpaho ngende. Then he said, "You let us eat this bread. Give me Dawidi like God." arayirya, arangije aragenda afata na ya nkota. David ate, and then he Hari went and took ikigoryi the sword. Dowegi. There was a foolish Mu man called itorero Doweg. Dowegi In ntibazaburamo. the church, there will be
stand in the wages. bazahagurukira itorero, They will stand against the church. bazarirega, They will report the church. bazarinaniza, They will defeat the church. bazakora n'amategeko ananiza itorero kandi ari abakristo. And they will do the laws that defeat the church when they are Badoweji Christians. bazabaho. The wages are there. Niyo mpamvu no mu gihugu niko bimera. This is why in the country it's like that. Umuyobozi ntabura ba Jezabeli n'abandi nk'abo ngabo baza n'aba bandi b'ibigoryi bahagurukira kuraniza umwami. The leader always has the people like the Jezebels who come to defeat the king. Nawe no mu buzima bwawe Even you in your life, ntabwo ubuze ibigoryi byo mu muryango you don't know the foolish people in the family binaniza ubuzima bwawe bagahagarara, that come to defeat your life and stop you. bakananiza imibereho yawe n'ubuzima And bwawe. they come to defeat your life. Wirebe ibyo urebesha Don't amaso. look at what you look with your Turi physical abantu eyes. b'Imana, We are people of God. byose birebere mu gihe cy'Imana. See it in the season of Imana God. izabana nawe, God will be with uzabona you. Imana igucira You inzira see God making a way umunsi ku wundi. day after day. Haleluya. Hallelujah. Icya gatatu ni uko isezerano rizunguruka. The third is the promise goes around. Kureba, See, gusobanukirwa understand, no kubaho and neza living well. biterwa n'uko isezerano rizunguruka. It's because the promise is going around. Tubona We see Dawidi ukuntu isezerano ryamuzungurukije. when the promise took him around. Dawidi ni umuntu witonze cyane. David was a humble man. Imana yahaye umugisha Samweli God blessed Samuel wo kwimika Sawuli. of anointing Sawuli Saul, ntiyabyitwaramo neza. and Saul didn't take himself well. Icyaje kubaho, What happened? Dawidi yasobanukiwe ko nta bami babiri baba mu gihugu. David understood that you can't have two kings in the nation. Amaze kubona yuko atewe amacumu ku ntebe no ku meza y'umwami, ariko amacumu akayakwepa gutya atari ubushobozi bwe, ahubwo ari imbaraga z'Imana zibikoze. After he saw that he was being thrown at arrows, and it's not him who had done, but it is the king. Kuko amavuta yari ari kuri Dawidi yagombaga kumurinda. But the anointing on David had to guard him. Niyo mpamvu umuntu afite amavuta agomba kumenya igice arinda akagira n'igice arindirwa. This is why a person with anointing knows what to protect and what should be protected. Kuko amavuta uyarindaho igice, You protect the anointing halfway, n'amavuta akakurinda ubwayo. and then the anointing protects itself. Dawidi akurwa mu bwami, akurwa imbere y'umwami kuko yamucurangiraga indwara yari yavaga ku Mana ikabaza Sawuli, ikagenda ikamumunga ikamubabaza, ariko Dawidi yaririmbira umwami, Imana ikamanura imbaraga zo gukiza kuri Sawuli. David would play the harp before the king, and the sickness would leave the king. Sawuli yarebye nabi, Saul looked badly. He ntiyasobanukirwa, didn't understand, ubuzima bwe buba bubi and cyane. his life was so bad. Ntabwo yasobanukiwe imbaraga z'Imana ziri muri He Dawidi. did not the power of God on David. Yasobanukiwe amavuta yahawe igihe yasukwagaho na Samweli. He didn't understand the anointing upon his life when someone Ntabwo anointed him. yasobanukiwe n'igihe yagiye gushakisha Dawidi ayibwira ko ari kwa Samweli, arangije arinda ahanura kuva mu gitondo iminsi 3, ibimyira imanuka mu bwanwa, ibintu byose biramucanga, arinda ahanura kuzageza mu gitondo, ibintu biramugora, byose biramugora, arangije ahindukira asubirayo iyo yavuye mu bwami bwe ntacyo agezeho, kubera kudasobanukirwa, kutareba neza, kutasobanukirwa bituma utabaho neza. And then he spent 3 days prophesying with mucus in his nose without understanding. He returned with nothing. Ariko Dawidi amaze kubona yuko ibintu bikomeye, And then David saw things were so ahunga difficult. Sawuli. He ran away from Saul. Abisirayeli, Sawuli amaze gupfa, When Saul died, bajya kumushaka, agaruka mu bwami. they went to look for him, and he came back in the Amaze kingdom. kugaruka mu bwami, When he returned, ayoboraho, he directed. umwana wa Abusalomu amukura ku ngoma, Then Absalom took him off the kingship. afata n'abagore ba Dawidi bose 50 abajyana hejuru ku nzu ya Dawidi, abariho abarongora aho yubatse ihema. And he took all the 50 wives of David and slept with them there. Dawidi arahunga. David ran away. Ikindi gihe umwana wapfuye, When his child died, Abisirayeli baramubwira bati, niwe watuberaga ingabo, niwe watuberaga byose, garuka ku bwami. the Israel says, you are a strong man, come and become a king again. Isezerano rirazunguruka. The promise goes around. Impano yawe ntawe yagiye. Nowhere your gift Hari icyo went. Imana There's yitegerereje. something God is waiting for. Wirambirwa, Don't be tired. urebe neza, See well. usobanukirwe umugambi w'Imana, Understand the plan of God. uzakubeshaho. Things will live well. Imana iri kumwe nawe. God is with you. Uko biri kose, However way it is, Imana izasohoza umugambi, God will fulfill his kuko purpose. izawurebera ibihe byose mu bihe, Because he will look at it in season. kandi Imana izabana nawe muri And God will byose. be with you always. Hallelujah. Hallelujah. Icya kane The fourth, ni uko dukunda guhabwa kurusha kuba abo dukwiriye kuba bo. like to be given instead of being who we should be. Iki nicyo kibazo gikomeye. This is a big problem. Dukunze kuhabwa We like to be given kugera ku bintu to get to things, tutabashije gutegurwa. yet we are not prepared. Umwana w'umwami Rehobowamu The child of a king Rehoboam
Rehoboam, mwana wa Solomoni, the child of Solomon, arangije abaza abakuru b'Abisiraheli babanye na se, he asked the elders who lived with the father, kugira ngo nshobore kuzayobora neza iki gihugu cya Israeli, for me to lead well this Israel nation, nzabigira nte? how can I do it? aramubwira batari ko so yadutwaye uburetwa bukomeye, But you took us in so much slavery, your father. adutwaza uburetwa butubujije amahoro, Your father what took us in bondage. atari ko icyo nzi ni kimwe, But what I know well, nuborohereza amakoro, when you soften the work, taxes, the taxes, nuborohereza imibabaro, when you soften their pain, bazagukunda. they will love you. arangije aravuga ngo nta kibazo, icyiciro cyanyu ndakimenye, He said, yes, I know your category, no n'ibitekerezo problem. byanyu ndabimenye, And I can see your mindset. ariko noneho ajya mu basore babanye bakuranye, Then he went with the young people who he lived with. arababaza ati kugira ngo nzashobore kuyobora neza, And he asked them, for me to lead well, nzabigenze nte? how can I do it? aramubwira batereka da, He said, no, ahubwo wowe noneho nicyo gihe gikomeye this is a mighty time cyo kugaragaza yuko ukomeye, to show that you're powerful. ahubwo niba so yarabatwazaga uburetwa bukomeye, If your father was taking them into so wowe much slavery, uzarusheho you multiply, imbaraga z'agahera kawe do a lot of it, zizabe ubushobozi bukomeye kurusha imbaraga z'aho wambarira umukandara, do it more than where you wear your belt. hanyuma noneho bazajya bamenya yuko ukomeye. Then they will know you're important. arangije bose yari yabahaye iminsi 3 yo He gusubiramo had given them 3 days ngo bagaruke imbere y'ababwire. to come before him so that he tells them. arangije arababwira ngo Then he told the people, niba agahera k'urutoki rwanjye if my little finger katarushije imbaraga, is not powerful, imbaraga z'icyo nambariyeho cyangwa se umukandara, the belt that I'm wearing, ntabwo naba mbayoboye, I'm not leading you there. nzabakoresha uburetwa burenze ubwo data yabakoresheje, I will put you in bondage more than my father. nzabakubitisha na scorpio, I'll beat you with kugira ngo copper muzamenye ko ndi umutware. so that you know I'm in authority. arangije aramubwira bati duhuriye he mwene Yesaya? Then he said, where are we connecting Isaiah's son? hanyuma noneho benshi bamuva ku bwami, All of them removed him. ubwami bucikamo kabiri. The kingdom was divided into 2. umukozi wari mu nzu yo kwa Solomoni The servant who was in Solomon's house, witwa Jerobowamu that is called Jeroboam, atwara igice kimwe took one cy'abayuda, part, hanyuma Judah. noneho undi Rehobowamu asigana ikindi gice cy'Abisiraheli. and then Rehoboam stayed with another Isiraheli half of icikamo Israel. ibice. Israel was divided n'uyu into munsi 2. haracyarimo icyo kibazo Even now there is that division kubera imbaraga zo kudasobanukirwa, because of lack of understanding, hashobore kureba neza, not seeing well. byateje igihugu cyose amahoro make It brought little peace in the gushika country n'uyu munsi. until today. isezerano naryo rirazunguruka, nsubiye inyuma ho gato kuri ka kandi ka gatatu. The promise goes around. If I go back to imana point 3, ibwira Abisiraheli God told the ngo Israelites, muzinjira mu gihugu cya Ikanani, you enter Canaan, ntabwo muzakingizwamo n'amasezerano, it's not because of promises. muzakingizwamo n'imbaraga, You go in power, muzarwana, you fight, niyo mpamvu muzakibamo, This is why you muzahindura amahanga yose akibamo you change the nations kugira ngo that are there, muzashobore kukibamo so that you live there kandi mukakigubwamo neza. and you live well. icya gatanu The 4th, aricyo turangizaho uyu munsi, which is the last imana point, ije kukwinjiza aho yaguteguriye. God has come to usher you where He ni prepared. hehe imana yaguteguriye mu gihe Where cy'Imana? did God prepare you in His hari time? aho imana yaguteguriye mu gihe There is cyayo. a place God prepared you in His time. isezerano ryarazungurutse, The promise went around, ariko hari umuryango munini ugiye but gukinguka. there is a mighty door that is going isezerano to open. ryarazungurutse, The promise went ibikunanije around. ntabwo byari bikeya. What defeated you was not iyo little. bisubije inyuma amaso ukareba, When you visit and reflect, usanga byari byinshi ku buzima there are bwawe. so many on your life. ariko ndakubwira ikintu kimwe, But I want to tell you one umuryango thing. ukinguka imbere yawe The door that opens before muri you uku kwezi in this month ko kugaruza ibyacu of restoration of what is byariwe lost, n'inzige, that was eaten by imyaka the locusts, wabayeho, the years that you lived, amezi the wabayeho, months that you lived, ibihe by'umubabaro wawe the pain of your muri life, kavukire ya so na nyoko, in your sin nature, umubabaro your father and wabanyemo father, nabo, the pain that you lived in, wabonye kwa so, what you saw at your wabonye fathers, kwa nyoko, what you saw at your wakomeje mothers, kukugendaho, that moved on uyu munsi you. ni ugutandukana nawe. Today separate with it. hari aho imana igutegurira ibihe There's byayo, somewhere God has prepared for you. niwo this time. muryango ugiye That's the kwinjiramo. door you're entering in. imana iguha amaso yo May kureba, God give you the eyes imana to see. iguhe gusobanukirwa May God give you kugira ngo understanding winjireyo. so that you enter. usa n'usuzuguritse, You look despised. usa n'ugoswe, You look like you're ariko ibyo surrounded. imana itegura imbere yawe But the things God is bifite preparing, imbaraga zo kunesha. it has the power of victory. imana ihabwa May icyubahiro. God be honored. reka tujye mu ijambo ry'imana. Now let's go in the word of God. imana ije kukwinjiza aho yaguteguriye. God has come to prepare you to usher you into where He prepared. Yeah. Hallelujah. Hallelujah.
murabizi ko urugendo ari ikintu kinini cyane. You know a journey is long. Turi mu bami ba kabiri igice cya karindwi. We are in 2 King chapter 7. Turasoma umurongo wa mbere n'uwa kabiri. We shall read verse 1 and 2. Turagenda gahoro gahoro. We shall go slowly. Elisa aravuga ati nimwumve ijambo ry'Uwiteka. Uwiteka avuga ngo ejo nk'iki gihe ku irembo ry'Isamariya indego y'ingezi izagurwa ishekeri imwe, kandi indengo ebyiri za sayiri nazo zizagurwa shekeri imwe. Ariko umutware umwami yegamiraga asubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Aramusubiza ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Amen. Elisha replied, hear the word of the Lord. This is what the Lord says. About this time tomorrow, a seah of the finest flour will sell for a shekel, and 2 seahs of barley for a shekel at the gate of Samaria. The officer on whose arm the king was leaning said to the man of God, look, even if the Lord should open the floodgates of the heavens, could this happen? You will see it with your own eyes, answered Elisha, but you will not eat any of it. Amen. Let's clap for the Lord. Igihe kirageze kandi kirasohoye. Time has come and time is fulfilled. Yuko abantu badashobora kumvira ubuhanuzi. So that people who don't listen to a prophecy. Kubera ko ubwenge mu gihe cya nyuma buzagwira. Because knowledge in the last times will be so much. Daniel yabivuzeho neza. Daniel talked about it well. Yuko ubwenge buzagwira. Knowledge will be in abundance. Kandi ubwenge bw'uyu munsi ni bwinshi. And the knowledge today is too much. Social media ibyiduha. Social media is giving us a lot. Iby'abantu baforuma muri gahunda za forms nyinshi. What people are forming in so many forms of abantu baguha amakuru anyuranye menshi. Where people give you different news. Abantu bigize abadokteri. Where people have made themselves doctors. Abantu bigize abascientists. Where people have made themselves scientists. Abantu bigize abanyabwenge cyane. Where people have made themselves so knowledgeable. Abahanuzi batagifite ishusho. Where prophets do not have an image. Aho iby'Imana bitagifite ishusho. Where the things of God have no place. Aho ufite kujya kuraguza muri computer. Where you go and do witchcraft in a computer. Aho ukwiye kujya kubaza ibyawe muri computer. Where you ask what is about you in the computer. Ubwenge mu gihe cya nyuma. The knowledge in the last time buzagwira. will be in abundance. Intebe y'Imana. The throne of God in the world. Ntabwo izahabwa icyubahiro. It won't be honored. Igihe kirageze. Time has come. Kandi kirasohoye. And time is fulfilled. Kugira ngo ureba birebe neza. So that the one who sees will see. Agira ubwenge bw'Imana. So that you have knowledge of God. Gusobanukirwa. To understand. Ibyavuzwe. What was said. Birakoreka. Will be done. Ese biriho. What is there. N'ibyahanuwe. And the things that are prophesied. Abahanuzi nk'abakozi b'Imana. Prophets are servants of God. Baracyavuga tukumva. Are they talking and we obey? Ese umukozi w'Imana. When a servant of God. Aracyafite ijambo ryo kuvuga. Do they have a word to say? Ese azaba afite ijambo ryo kuvuga mu bantu. Do they have a word in people? Azaba agifite intebe y'icyubahiro y'Imana. Do they have the honor of God of honor? Hari inama yagishwa. Is there an advice you can come and seek? Ntabwo bigikunze. It's impossible. Nibitegereza. Don't wait. Ntabwo muzabibona. You won't seek. Ubwenge bwawe. Your knowledge. Ubwo bizaguha ubushobozi. Will give you the ability. Bwo kwanarayizinga. To analyze. Amagambo y'Imana. The words of God. Aturutse mu byo wasomye. From what you read. Ubwenge bwawe. Your knowledge. Ibyo ureba. What you nibyo bizaguhesha will give you imbaraga zo kumenya uko ukwiriye kubana n'Imana yawe. Because how you should live with God. Amen. Amen. Abahanuzi. The prophets. Abakozi b'Imana. Servants of God. Niba hari n'ibikomere biriho. If they are wounded people. Niba hari n'ibintu bituma igihugu kisa naho kigenda gihura n'ibibazo. If you see why the nations are encountering problems. Nuko batagihagaze mu mwanya wabo. It's because they are not standing in their position. Nuko nabo batewe. Because they were also attacked. Barangije nabo baritera. Then they also attacked themselves. Aho kugira ngo bahagarare mu mugambi w'Imana. Instead of standing in the purpose of God. Bakurwa n'imbaraga z'isi. They were taken by the powers of this world. Ntabwo bakigira aho bihisha. They don't have where to hide. Kuko bahindutse nk'ab'isi. Because they became worldly. Isi irabamira. The world sorrows. Za mbaraga z'Imana zari muri bo. The powers of God in them. Zigenda zitakaza uburyohe. Started reducing sweetness. Rero habayeho ikibazo gikomeye. Now this is a mighty problem. Kuko umwami yaramaze gutumaho Elisa. The king had called Elisha. Umugore yaramaze
kurya umwana we The wife had eaten the na child. mugenzi we bamaze gusezerana yuko bari buze kurya undi mwana mugenzi we And with the uwo friend, they nguwo had promised to eat their next person's child. bamaze kurya umwe After they ate one child, noneho undi naravuga ati ntabwo nguwo umwana wanjye ngo murye ngo natwe tumurye I can't allow you to eat my child. ntabwo nabishobora No, it's impossible. twariye iwawe yego Yes, we ate your child, ariko ntabwo bishoboka but you can't eat mine. arahunga ahungira ku mwami They ran to the king. mwami arangije aravuga ngo ibi ntibishobora kubaho muri Isiraheli And the king said, this is impossible in hatuma Israel. kuri Elisa He called on Elisha. turacyasenga imana yawe ya You still hehe pray to which God? ko abantu bapfuye bamaze kurya n'abantu People are eating people. iyi nzara n'inzara ki What kind of famine is this? Elisa arangije aramubwira ngo nta kibazo Then Elisha said, there's no problem. ejo nk'iki gihe Tomorrow like this, indengo the y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe shekel of flour will be bought 1 shekel. kandi indengo ebyiri za sayiri zizagurwa shekeri imwe And the seer of the finest ni flour will nk'uko sell bavuga 1 ngo shekel. ikiro cy'inyama umunsi w'ejo dufate urugero rw'uyu munsi 1 kilo of meat kizaba like today kigurwa amafaranga igihumbi will be bought by 1,000 francs. noneho ikiro cy'umuceri And a kilo of rice ejo nk'uyu munsi tomorrow like this time kizaba kigurwa amafaranga 200 will be 200 francs. Hallelujah. heza ashimwe Praise God. kubera inzara ari mu gihugu Because of the famine in the nation, umugabo umwami yegamiraga iteka the ryose person the king used to lean on him. arangije arebesha amaso He looked with his physical eyes atarimo gusobanukirwa with no understanding. aravuga ngo nubwo Uwiteka Imana yawe He said, whether your God Almighty yakingura imiryango n'amadirishya yo mu ijuru may open the floodgates and the windows of heaven, ibyo ntibyabaho that is impossible. umuhanuzi arahindukira aramwitegereza And the prophet turned and looked at him. uzabirebesha amaso You see it with your eyes, ariko ntabwo uzabiryaho but you never eat on it. bucya mu gitondo In the morning, ingabo z'Abasiriya zari zabazungurutse the army of Syrians had come around and surrounded them. zarabafashe imyaka myinshi cyane It had taken them many years. ariko ubwo umwami niwe wari ufite ijambo ntacyo yavuze But the king is the one who had the voice, they didn't say anything. igihe cy'ijambo rikugoye ujye uceceka The time when you have difficult to speak, just keep igihe quiet. cy'ijambo rigushotora ngo uvuge ujye uceceka The time they are provoking you to speak, just keep quiet. igihe cy'ijambo rikuraho kwizera kwawe ujye uceceka The time your faith is being removed, keep igihe quiet. cy'ijambo rikurugutura amatwi yawe ukumva ibyiringiro byawe birabuze ujye uceceka The time when the word is twisting in your ears, just igihe keep quiet. ibintu bigusaba kuvuga nabi ujye ugira imbaraga zo guceceka Sometimes when it's required for you to speak badly, just igihe have fun, ibintu keep ubona quiet. bikomeye cyane When you see things are so difficult, ubona nta ejo hazaza and you can't see your tomorrow, ujye umenya ko wemeye ko Imana ihakwinjiza just accept that you allow God to take you in. ujye ugira imbaraga zo guceceka Have power to keep quiet, kugira ngo kuvuga kwawe kutazica ubuzima bwawe n'abagukomokaho so bose that your speaking does not kill you and your people who come, your descendants. haleluya Hallelujah. umunsi umwe One day, bukeye in the morning, haza kuza ababembe the bane lepers came, 4 lepers. bari bicaye ku irembo They were seated on the gates. burya mu gisirikare In the army, defense ishobora kuba muri metero nka 300 defense can be 300 meters. indi iri nko muri metero hagati iyi defense imwe ishobora kuba iri nko muri metero nka 500 n'indi 500 gutyo Between each other, there could be 500 meters. ubwo ariko rimwe na rimwe n'igihe ishobora kuba muri 300 Sometimes it can be 300. ikibarinda ni indaki gusa What protects them is underground. kandi muba mufite abantu bahagaze ku biti And you have people standing on trees. abo ngabo ntibanyeganyega Those ones don't shake. baba bareba gusa They are looking. bareba ibiri hakurya muri iriya Looking nkambi what yindi. is happening in another camp. akantu kose kanyeganyeje Whatever that shakes, baba bakareba they see it. ikintu bakora ni kimwe What they do, baba bashakisha kumenya they want to understand imbunda zikomeye ahantu ziri where the mighty
ammunition is. abashaka kumenya They want to understand imbunda yababuza amahoro ahwiba where the mighty ammunition is that will take away their peace. nawe kugira ngo uzatsinde urugamba For you to defeat a battle, ni ukuzoherezayo abantu you need to send people bigize ibigoryi that make themselves foolish, bigize abasazi that make themselves mad, hanyuma bakagenda bavuga rwa rurimi and they go speaking that language. bakagenda bakavanayo amakuru They bring news. ikintu kikorohera kugira ngo uzatsinde hariya What is easy for you to win? kugira ngo umenye niba hagati yanyu nta kibazo gihari To know that in between there is no problem. mufata inka zigeze nko kuri 50 You take like 50 cows mukazikubita mukazishoramo hagati and you yanyu send nabo them Hagati. mubishoboye noneho mukaba mwagenda Then muri you izo can ngo go. mutabishoboye When you're not kugira ngo able, murebe niba nta masasu batezemo so that you see that there is no kuko izo nka ammunition. zigomba guturitswa n'ayo masasu Because those cows have to be hit with mugahita a mumenya ko ari bomb. hazima Then you know that place is okay. noneho kugira ngo mubarwanye neza Then for you to fight them, ntabwo batera ku manywa you don't ubatera nijoro do it in the day, kandi you do it ubacira at inzira night. yo bazacamo bahunga You make a way for them to run. hirya gato ukabacaho igice uzatega Then there you break them into kugira ngo two, so uzabakubitire mu mpande that you hit them on the side. ba bandi bose bari bahunze Everyone who has run away, bashirira aho ngaho that are on the side, mwinjire mu nkambi then you enter the camp mufate byose murye and you munywe take byose everything and mubibaze eat it and drink it. defense uyikuremo And you remove defense. yesu ashimwe Praise God. mumbabarire bije bityo Forgive me, it has come like that. ariko mumbabarire nyine Forgive me. turabisibye We cancel. ariko najya kukwereka ukuntu want to urugamba tell- rwawe rukomeye I want to tell you how the battle was ingabo tough. za Isirayeli zari zagoswe The Israelites were surrounded. ubwo ni uburyo abasirikare barwana That's the way the army fights. kurwana neza na ziriya ngabo zitera nijoro To fight, you fight in the night. kuko warangije kumapinga neza Because ukuntu you mapped bahagaze well how they are standing. hari ukarwana no gukuraho ya mbunda yagombaga kukwicana Then you fight to remove the ammunition that wanted to kill you. ugatakaza abasirikare ariko ukayitwara Then you lose your soldiers, but you take it. kandi ukabasigiramo inzira yo guhungirayo Then you make a way for them to escape. nawe ukamasha koko Then you finish them. bagahungira muri ya nzira And they run in that noneho way. nawe watuje abawe baryamye muri kiriya gice kindi Then when you're relaxed, when the people are ukabakubitiramo sleeping, urufaya nabo bakabura aho bakwira bose bagata ibyo bari bafite bakiruka then you kill them and they all leave what they icyo had and gihe they run. defense ukaba uyikuyemo That time you kill the defense. ariko icyo nshaka kukubwira aha ngaha What do I want to tell you? ntabwo ari concept cyangwa se techniques za gisirikare It's not only techniques of the soldiers. ndashaka kukwereka I kureba want to neza show you kwawe to see well icyo byakubyarira what it can produce ko ari for you. imyumvire It's understanding ikugeza mu buryo to bw'ubutsinzi get you to victory. ukazatsinda Then you have victory. n'abawe bakabiryaho And your people eat. n'ubuzima bwawe bukaba bwiza And your life becomes good. n'amaherezo y'ibyawe akaba meza And your end is good. hari ikintu tugiye kureba There's something we're going impamvu to see. bifata imana umwanya wo The- kuduha umugisha The reason it takes a long time to give us a blessing, hari impamvu there is a reason. bifata imana umwanya The reason it takes God a long time wo kuduha umugisha to bless us. icya mbere The first ni ukujyanwa mu ishuri is to be taken to school. iri shuri ni ishuri rikomeye ryiza This is a strong school, which is a good one. ni ukwigishwa ikintu cya mbere gikomeye To be taught one very important ni thing, imivugire y'imana the way God speaks. imivugire y'imana The way God speaks. twabayeho twigishwa imana itazi kuvuga We were taught a God who doesn't know how to ari speak. wowe uvuga gusa When you're the only one who speaks. ariko imana itavuga But God doesn't speak. imana rero igusunikira muri bya bihe byo kwigishwa ijwi ryayo God is pushing you to hear His ariho voice. hahandi And that's when ukwiriye kujya mu gusenga you have to go and pray. ugashaka imana You search for God. ugashakisha kumenya ibyo imana You ivuga search to know what God is saying. ukabihabwa mu nzozi You're given in a dream. ukabihabwa mu buhanuzi You're given in prophecy. ukabihabwa mu byanditswe You're given in the written kugira ngo word. byanze bikunze ushobore gusobanukirwa imana wakurikiye So that come what may, you understand the God you imana followed. itamvugisha If God doesn't speak to ntayo me, nzakurikira I will not follow. niko bimeze That's how it is. ndakurikira imana nzi I follow God I know. cyangwa se ndakurikira imana ntazi Or I follow God I don't know. ntacyo bimariye That's no use. ngomba gukurikira imana nzi I have to follow God imana I know. ivuga A God who imana iri kwinjiza mu mbaraga z'ishuri ryayo A God takes in the power of His niba school. ujya winjijweyo n'imana If you're ushered in by God, ugomba kwinjizwa mu ishuri you have to enter school. yesu ashimwe
Praise God. aho ujya Where you go, hari ishuri there is ry'Imana a school of God. ni urugendo It's a journey kugira ngo ubashe gusobanukirwa ijwi for ry'Imana. you to understand the voice Ikindi of cya God. kabiri The second ni imirebere y'Imana. It's the seeing of God. Ese wowe ureba ute? How do you see? Elisa yabarushije kureba. Elisha was better seeing. Hari inzara There was famine. maze imyaka 7. It was for 7 years. Abantu barapfuye barashize. People are dead. Abantu barapfuye barimo bararya abandi. People are eating others. Elisa arangije Elisha said, aravuga ngo he said, ejo nk'iki gihe tomorrow like now, ndategetse. I command. Hari igihe gikwiriye There is a ko prophet. umuhanuzi ategeka ibyawe. A prophecy Hari igihe prophesies and gikwiriye commands. There is a ko time. umuhanuzi ajya mu byawe. A prophet Iki enters ni your cyo life. gihe This is a mu time. rugendo rwawe In your journey. hari umuhanuzi ukwiriye kuvuga mu There is a byawe. prophet who needs to speak in your Muri iki gihe now. hari umuhanuzi There is a prophet ukwiriye kuza kuvuga who ibyawe. needs to speak about what is good. Abitegeke Command bikomeye in a mighty way. bidakwiriye kubaho. Yet it didn't have Ariko to be there. itegeko ry'umuhanuzi But the command of rihinduka itegeko prophet ry'Imana. becomes the command of Imirebere God. y'umuhanuzi It's the seeing of the prophet hindura imirebere yawe. turns around your life. Umwemerere Accept kuko wafashe igihe cyo kwigishwa. because you took a time of being studied. Mwinjire Enter nimumara kwigishwa after your train. winjirire You enter mu cy'umuhanuzi in the prophet. akubwira. What they tell you. Mwemerere Allow. ahindura ibyawe. They change what is yours. Mwemerere Allow. ahindura urugendo Change rwawe. your journey. Mwemerere Allow. agira ibyo ahagarika, They stop agira ibyo something. ategeka, They command. agira ibyo akwinjizamo. They bring you into a place. Reba See, usobanukirwe understand, umenye. and live. Ariko umuhanuzi numumenye nk'uko wari usanzwe umuzi, When you look at the prophet the way you know them, nyamara yambaye ishusho y'Imana, yet they are wearing the image of God. nyamara yambaye itegeko When ry'Imana, they wear the command of God, uraza kuvuga ngo you say, ibyo byazabaho gute? how will that happen? Zakariya yari umutambyi, Zachariah was a priest. marayika The aramwegera angel came close. aratungurwa He was surprised. ku ruhimbi, On the altar. ari ku gicaniro, He was on the altar. habona marayika w'Imana. He saw the angel of God. Marayika aramubwira ngo The angel told him, umwaka utaha nk'iki gihe uzaba ufite umwana w'umuhungu, next year like now you have a son. uzamwite Call him Yohana. John. Taramubwira ngo byashoboka He bite? told him, how can it be? Umugore wanjye arashaje. My wife is old. Ngo bizabaho, It will happen. uzabireba, You see it. ariko uhereye umwanya ururimi rwawe ruragobwe, Starting now your tongue is numb. ruzafunguka kiriya gihe umwitizi. You'll be open when you're calling him a name. Umugabo ava aho ngaho The man left atavuga, without speaking. batabonanye n'Imana. And he had sent God. Bamubaza ibyo yabonye, They didn't know what he saw. arabibura He kubisobanura. couldn't explain. Nureba neza If you see well, uzabona neza, you see well. bizatuma It will usobanukirwa, make you understand. bizatuma ubaho, It will make you bizatuma ubeshaho abawe. You make others live. Ibi byose ntacyo bisaba, All this requires birasaba nothing. kureba It neza, requires you see well. ugasobanukirwa, You understand. ubuzima bwawe bukabaho And neza. your life will live Hari well. urugendo urimo, There is a journey. emerera umuhanuzi agira icyo abuvugaho. Allow a prophet to say something. Ikindi cya gatatu The third ni point, imikorere y'Imana. the working of God. Iyi mikorere y'Imana idusunikira muri disipurine. The working of God pushes us in discipline. Uko twicaye, The way we sit, ukicara ukavuga ariko Mana, you sit and say, ko God, mbona ibintu byanjye bingoye, things are so difficult. mbigenze nte? What can I do? Ewe ntabaye ukangirira neza basira ijoro. God, how I wish you can rescue me this night. Mu wundi mwanya ukivuga gutyo, One moment, Imana ikabitanza igisubizo cya cya kintu. God gives an answer of that. Uzakurikire mu buzima bwawe Follow your life. udusengesho duto duto, All those small prayers. Imana itwumva vuba God vuba, hears them quickly kubera ko twuzuye kwizera because they are full of faith. kandi twuzuyemo kuganira And n'Imana. they're conversing with God. Ariko amasengesho wateguye But these prayers you are ukajya preparing mu ndimi, and you go in tongues ukayafatira umwanya, And you take ukagugara mu buryo bw'umwuka, and you become bituma utumva mechanic. neza You can't hear words kubera ko hari ibyo ushaka, because there's what you want. nyamara ibyo udashaka si byo bibaho. What you want is what doesn't happen. Ibyo ushaka si byo bibaho, What you want doesn't haza bya happen. bintu udashaka, It's the things you don't want. kubera ko udusengesho tugufi Because the short prayers, tuba turimo kwizera, there is a lot of tuba faith. turimo gutereta There is Imana. a Mana, dating God. yaba warongeye gutyo,
Lord, how I wish you do this. nazagushima we. I would thank you, Lord. Wajya kubona ugihindukira As you turn around, Imana ikabira God bikoze. does it. Ni ukubera iki? Why? Haba habayeho kwizera There kurenze is a mighty faith, kandi Imana igahita ibikora. and God does Iyi it. mikorere y'Imana no kuri iki gice cya The gatatu working God of the ikwigisha Satan, kugendana it n'Imana. shows you to move with Nshuti God. z'Imana, Friends of God, kureba neza kwawe see where kurakugendana you move with it. no mu mugambi w'Imana, Even in the plan of kuko hari God. aho Imana igutwara. Because there's where Hari God umuryango is munini There is a ugukingukiye. mighty door opening. Ikintu cya kabiri tugiye kureba, The second point, amaso yacu, our eyes, amatwi yacu our ni ears, ibikoresho biduha amakuru they are tools that give us news no kudufasha gutanga ubuhamya. and to enable us to testify. Cya kabiri, The second, amaso yacu, our eyes, amatwi yacu our ears, ni ibikoresho they are tools, biduha amakuru give us news no kudufasha to help us gutanga ubuhamya. to Nta testify. kindi bibereyeho. There is nothing else. Amaso yacu, Our eyes, amatwi yacu our ears, ni ibikoresho they are tools byo gutanga ubuhamya to help us testify no kubona amakuru and to get news, adufasha gutanga to ubuhamya. enable us to testify. Kubera iki? Why? Amaso Eyes arareba gusa. see only. Amaso arareba agatanga amakuru. They see and give news. Amatwi arumva agatanga amakuru. The ears hear and give news. Umugabo umwami yegamiraga The guy who the king used to lean on, areba Elisa, he saw Elisha, areba n'inzara, he saw the famine, asanga ni wa Elisa. he noticed it is Elisha. Areba ukuntu abantu bapfuye, He saw how people were dying. asanga Imana ya Elisa ntabwo ikiri ya He yindi. noticed that the God of Elisha is not the same. Yararebye gusa. He only saw. Amatwi yamuhesheje iki? What did the ears give? Amakuru mashya. New news. Ayo makuru arangije amubwira ngo iki? What did he use the news? Ejo nk'iki gihe, Tomorrow like now. Yesu ashimwe, Praise God. ibintu byose bizaba byahindutse. Everything will be changed. Umugabo arangije And the man thereafter, ahubukira kuvuga koko. he rushed to speak. Burya iyo ugenda winjira mu mbaraga zo gukomera, When you're entering in the power of maturity, Imana igenda yigirayo gakeya. God goes far. Uramenya aho Imana yagukuye. You know where God removed you. Iyo uva mu rwego rumwe winjira mu rundi, When you're coming from one level to another, ugenda ubona ubwenge bwawe ari bwo bukugejeje hariya. you start seeing that your knowledge is the one that takes you there. Tangira wibuka aho Imana yagukuye. Remember where God took you from. Nyamara iyo Imana itangiye kugenda yubaka inzego kuri wowe, When God is opening levels on you, utangira gushyira mu bwenge, you start putting things and applying them in ugatangira your kubona knowledge. ibyo umaze kugeraho, And you see the things you've achieved. ugahita uvuga uti ibi ntibyasenyuka. And you say this can't be brought down. Nyamara ujye usubira inyuma wibuka aho Imana yagukuye. Always reflect and see where God brought Iyo you niyo from. ya discipline ikubaka, That's the discipline that builds you, kugira ngo ushobore kwinjira ahandi Imana so ikugambiriye. that you can be ushered where God Hari is aho purposing. Imana ikwinjiza, There's where God is taking hari aho you. Imana igiye kugutuza, There's where God is going hari to aho Imana establish you. ikuyoboye, There's God where hari He's aho directing Imana igiye you. kukubeshaho, There's where God is going to hari aho make you Imana live. igiye kukugeza. There's where God is Ntabwo taking you. uzagerayo wenyine, You won't get there alone. uzagerayo n'abawe bose, You get there with all your kuko people. amaso yarebye, Because the eyes that saw, amatwi arasobanukirwa, The ears understood. n'ubwonko burasobanukirwa, And fear understood. ugerayo neza. you get there well. Amen. Aho hano abantu barahapfiriye. That place, people are dying there. Umwami aryamye mu gituza cye, The king was leaning on his. yumva bimuhaye chest. ijambo ryo kwivugira ibyo ashaka He imbere felt he had the word of speaking what he wants y'umuhanuzi. before a prophet. Ejo bundi kuwa gatanu mu rukerera, The other day on Friday in dawn, Imana yarambwiye ngo God told me, hari icyo nabahishe mu muhanuzi mufite hano. there is something I hid in the prophecies that you have here. Nabonaga amasahani manini I was seeing very large plates ateretseho udutasi dutoya, with small cups, nka turiya dushobora kuribwamo ubunyobwa cyangwa se isupu. and the ones that you take in soup or Yari umweru granite. ariko afiteho udutashi tw'ubururu. They were white and they had blue flowers. Yari atonze imirongo ari myinshi cyane. There were many lines. Noneho ngiye kubona mbona ibiganza bya mami biteretse munsi y'isahani imwe gusa. Then I saw the hands of mommy were under one plate. Ngiye kubona mbona ya sahani yuzuye ibintu bijya kumera nk'injugu n'ibindi biryo byinshi binyuranye byayo n'umuntu arya nka snacks.
Then I started seeing the plates were full of groundnuts and some things like snakes. noneho bikagenda bigwira kuri buri sahani And they became full kuko and full zari on each zitonze plate. imirongo. And they were lined. Noneho Imana irambwira ngo hari icyo nari narabahishe, And God said there's something I hid from you. ibiganza bye birimo umugisha, Her hands have a blessing. noneho ndabihishuye. Then I have a Ikintu revelation. nikikugora, When something is a dosiye yawe problem, ujye uyizana mu biganza bring bye. it in her hands. Icyo ushaka gukora What you want ujye to do, ukizana mu biganza bring bye. it in her hands. Ndabihishuye, I got a revelation. muzatabarwa. You'll be rescued. Ndicura, Then I woke up. ndatuza sinabimubwira, I was calm. I didn't tell her. ariko muri njye numva icyo Imana ivuze. Then in me, I heard what God had said. Ariko icyambabaje, What hurt me? ababisobanukiwe ni bakeya, People who understood are ariko few. bo bamara kubisobanukirwa bakirira barangiza bakicara bakagarama. After they understood, they would eat and then they lean. Noneho rero Imana irabihishuye, Now God has revealed it. mumenye aho umugisha wanyu Know where ukubiye. your blessing is. Rero icya kabiri, amaso yacu, The second point, amatwi yacu our ears. ni ibikoresho biduha amakuru, There are tools that give us news. biduha amakuru. Give us news. Amaso arareba. I see. Mumbabare mbihuze n'icya gatatu Now let me mitenda connect it with the third. murabinyemerera Do you allow? kugira ngo noneho mbishobore kubigendanamo So that I neza. can move well. Icya gatatu The third ni ukugira mind, ubwenge, is to have knowledge. ubwenge busesengura. Knowledge that analyzes. Noneho bwa bwenge busesengura Knowledge that analyzes. nibwo buhesha amaso agaciro k'iby'amaso yabonye. It's what gives value what the eyes have seen. Amaso arabona. I see. Amaso yamaze kubona After the eyes see, ashobora kureba ari amaso y'umubiri, they can see the flesh. ashobora kureba ari amaso y'umwuka, They can see the spiritual. ashobora kureba ari amaso yo mu mutima, They can see the eyes of the heart. ariko byose ni ibitanga amakuru. But all that gives news. Ariko imbaraga zisesengura But the power of ni analysis ubwenge. is wisdom. Ubwenge rero, Wisdom, reka tuvuge mind. mind. Mind irasesengura. The mind analyzes. No, impamvu wisdom nyine, reka dukomeze. Mind irasesengura. The mind analyzes. Ubwenge iyo busesenguye When the mind analyzes, buguhesha imbaraga zo gutuza, it gives you the power to be calm. ukareba ikintu ukuntu kimeze, And you see everything how it is. ukareba imbaraga zacyo, And you see its power. ukareba aho kijya, And you see where it's heading. ukagiha icyerekezo, And you give it direction. warangiza ukava imbere y'icyo kintu watekereje, Then you come before that thing that you thought about. ugihaye iyerekwa ryawe. When you've given it your vision. Ibi mbisobanure gute? Let me explain it well. Amaso Eyes aguhaye ubushobozi bwo gukora business runaka. gives you an ability to do a certain business. Amaso arakweretse. The eyes have showed you. Amaso akweretse After the eyes show you, ntabwo it's bihagije. not enough. Iyo business urayikunze, You love the business. ariko nubwo uyikunze Whether you love it, uragiye uricaye, you go and sit. urayitekereje, You think about it. uyishatseho amakuru. You get news. Amatwi azaguha The amakuru, ears will give you ariko news. ubwenge buzaguha The gusesengura. mind will analyze. Numara gusesengura, After you analyze, iyerekwa ryawe rizajyana business yawe aho wumva, your vision will take your business. noneho where ya you- business uyubake. Then you build the business. Biragoye kugira ngo umuntu azaza gukuremo ya business, It's difficult for someone to take you out. ahubwo ukeneye umujyanama, You need an advisor, a mentor, a mentor. kuko ni technical. Ukeneye a mentor, You need a mentor, umujyanama an advisor, ukujyana taking you agashobora kuyobora ibintu to byawe direct what is kugira ngo yours, iriya business so that that business ibashe kwinjira muri rya yerekwa, can usher into the vision. ipfumure, It goes through. igende yubakwe, Go and build. uyibone ejo mu gitondo You see it tomorrow muri morning. bya bihe by'Imana, In the seasons of atari God. muri bya bibazo abantu bareberamo Not in the ibintu. problems that people look at. Aho niho wumva koko That's where you understand. uhagaze uvuga ngo Where you stand. iyerekwa Your vision, ryari ritoya. it was small. Ni nk'uko Imana yabwiraga Zakariya That's how God told ngo nubwo Zachariah. iyerekwa ryari ritoya Whether the vision was ariko small, ryari rinini, it was huge. ngo ntawe uhinyura. No one iyerekwa. undermines the vision. Haleluya. Hallelujah. Rero ibi byose biradufasha iki? What does this one Hamwe say? n'ibyo dukwiriye kureba Together with tugasobanukirwa everything that we do and kandi understand, tukabaho. and we live, Ibi byose all this Imana idutegurira God is mu preparing buzima bwacu in our life kugira ubwenge, to be wise. mind,
to be mindful, kugira ngo dushobore gusobanukirwa, so that we understand kuko amagambo the words agomba kutuvamo, that need to come out tugomba of us. gusobanukirwa We need to yari understand what it is. umuntu uhagaze imbere A ye person standing before you, ugomba you kumutekerezaho, need to think about them, ukamenya uwo ari we, and you know who they are. wigendera muri bya bibazo Don't move in the ngo problem, stress ibe nyinshi muri wowe, so that you have so much stress. nurangiza uvuga amagambo Then you wishakiye, say the words you want. urisenya, You are destroying yourself. usenye n'abandi, You destroy others. usenye n'ibyo wari ugiye kugeraho, And you destroy usenye what n'amahirwe wari ugiye You kugeraho, destroy your opportunity. usenye n'ibyawe And byose. you destroy all that is yours. Niyo mpamvu This is why ibibazo problems ducamo that we go through, hinduka you change, icyigisho becomes a lesson cy'ibihe Imana idutegurira, of the seasons God is preparing cy'umuryango for us. twinjiramo, For the door we are kuko entering in. Uwiteka yarangije gutegurira aho ukwiye kuba. Because God Almighty has prepared where we are going. Uzahajya, You go there. uzagerayo, You get there. uzabayo, You live kandi there. Imana izagushyigikira. And God will support you. Niyo mpamvu This is why ukwiriye gucecekesha amagambo you need to quiet all the words ashaririye that are bitter, nk'ikirungurira, like a yaragiye kuza sore throat, acids, yaragiye kuzamuka, like acid coming up, azamuka muri wowe, coming through you, kandi wumva abira, and you feel it bubbling up. ya noneho uyacecekesha, You quiet it. uyacecekesha, Quiet it. urayazi, You know. ariko yacecekesha, Quiet it. mwabindimo mwe, You what is in me. ceceka, Keep quiet. kuko umwami wanjye Because my king azantabara, will rescue me. nicyo gituma ntamwara, This is why I'm not ashamed. azamba hafi, He'll rescue me and afite be aho near. anjyana, He's taking me somewhere. ndi umuhamya, It's a testimony. amaso yandebesheje ibyo The nabonye. eyes showed me what I saw. Inshuti z'Imana, muciye muri byinshi, Friends, you've gone so many things. byariyegeranyije ariko ntacyo byagutwaye. Things have gathered, but nothing happened Haracyari to you. umugambi There is a w'Imana. purpose of God. Haleluya. Hallelujah. Ikindi cya gatatu Imana, icya kane Imana iduha, The fourth point that ni God gives us ukwigishwa kwizera, kwimura imisozi. is to be told to have faith to move mountains. Ukwizera Faith kuduha imbaraga zo kwimura imisozi. that gives us power to shift Iki mountains. kintu cya kane This fourth point, kigendana no gusobanukirwa. it goes with Ntabwo understanding. ushobora kwimura umusozi You can't move a mountain umaze imyaka myinshi that has spent so many years. urebera mu gutsindwa When you kwawe, see it in your failure, urebera mu bibazo ababyeyi bawe seeing baciyemo, it in the problems your families went uwo through, musozi utarigeze ukurwaho n'abantu runaka, that mountain that was not removed by people, abahanuzi batarawukuyeho bakubanjirije, prophets that were ahead of you didn't remove it. ariko igihe cyo kugendererwa n'Imana The time of visitation by God, ntawe ugifunga. no one can close Iyo it. Imana yakugendereye When God has visited you, irakugenderera, He visits ibyari you. bikomeye The mighty bigakoreka, becomes kandi easy. bikoreka Imana itagishije inama. It's done when God has not sought advice. Tugarutse mu cyanditswe cyacu, Coming back in the written word, uretse wumva ukuntu ibintu bikomeye, now hear how things are difficult. igice cya umurongo wa gatatu, turacyari mu bami ba Verse kabiri, igice 3, cya karindwi, we are still in 2 Kings 7, igice cya karindwi mu bami ba kabiri. chapter 2 Kings. Kandi ubwo hariho abagabo bane b'ababembe bari ku irembo, baravuga bati, iki twicaza aho aha kugeza aho tuzapfira ni iki? Ariko twavuga tuti twinjire mu murwa, kandi inzara iwurimo twawugwamo, kandi dukomeza kwicara hano gusa nabwo turapfa. Nuko noneho nimuze dukeze ingabo z'Abasiriya, niba dukiza tuzabaho, niba twica hose ni ugupfa. Mukabwibwi barahaguruka bajya mu rugerero rw'Abasiriya, bagezeho urugerero rw'Abasiriya rutangirira, basanga nta muntu ururimo. Now Up there to were, 5. there were 4 men with leprosy at the entrance of the city gate. They said to each other, "Why stay here until we die? If we say we will go into the city, the famine is there, and we will die. And if we stay here, we will die. So let's go over to the camp of the Armenians and surrender. If they spare us, we live. If they kill us, then we die." At dusk they got up and went to the camp of the Armenians. When they reached the edge of the camp, no one was there. Ababembe The lepers, ni abantu basuzugurwaga, bashyirwaga ku kato, they were despised people who were put on the side kubera ko ryari itegeko ry'Imana. because it was the Lord's command. Turashimira Imana ko Imana yaduhaye Kristo Yesu, We thank God for He gave us Christ Jesus kugira ngo ikureho amategeko nk'ayo ngayo yari akomeye. so that He removes mighty laws
laws like those. kuko ababembe ntibari bafite uburenganzira bwo kuba mu bandi bantu. Because the lepers were not allowed to live with other nabo people. bicaye ku irembo ryo kureba no kwitegereza. They also sit on the gate of seeing and analyzing. bari bicaye nk'ingabo zirebera zirekereza hariya ngo barebe ikiza They kuvayo. were seated like an army to see and see what would come out. barangije baravuga bati no kwicara ahangaha ntabwo bihagije, reka tujye kuramya ingabo z'Abasiriya. They said even sitting here is not enough. Let's go and see the Armenians across. niba twumvira When the Syrians. Syrians, niba twumvira when they obey us, baraza kutwumvira. they obey niba us. twica batwice. When they kill us, they kill nidusubira us. mu murwa When we go back in the n'ubundi city, twashyizwe mu kato. we were put in the ni ugupfa no gupfa. it's dying. ntacyo bitumariye. It's not enough. barangije bagira imbaraga zo kwizera. Then they had power to have faith. barangije baravuga bati tugende. Then they said, let's go. bategereza muri ka kajoro nababwiraga ingabo zizi kurwana zicamo zijyamo. They waited at night when the army who knows how to fight go. zirwana mu ijoro. They fight at night. yesu ashimwe. Praise God. hanyuma noneho Thereafter, kwigishwa kwizera kwimura imisozi being taught the faith that moves mountains. ni ikintu cya kane ugomba guha agaciro ku buzima It's the bwawe. fourth point that you have to give value in your life. barangije baravuga bati tugende. Then they say, let's go. birakabaho iteka It ryose. shouldn't be there forever. mu gihe imana yarebereye umubabaro wawe, When God saw your mu pain, gihe imana yarebereye ibibazo byawe, when God saw your problems, itabirebereye mu gihe He cy'ibibazo, never saw it in the time of ahubwo problems. imana yabirebereye mu bihe byayo. But God looks at it in His abari season. b'imana igutwara mu izina rya This is yesu. where God should take in the name of ababembe Jesus. ntibari bazi imbaraga z'imana yashyize mu buzima bwabo. The lepers did not know the power of God in their life. ababembe kugenda kwabo kurababara The lepers, they are moving hard kuko bari ibisebe ahantu hose. because they have wounds everywhere. ariko utekereze gukandagira. Think of standing. wakandagira When you step gukandagira kwabo and your pain, ari ukugenda banenera, it's painful kubera ko umubiri wose ari ibisebe because the entire body has wounds. kandi However, banuka ahantu hose. they are smelly. ariko noneho baravuga bati But they said, reka twinjire mu let Basiriya. us enter in the Syrians. noneho barangije When they went, barinjira they entered. abantu bane gusa, Only 4 people. ariko imana ihindura God changed ukwizera kwabo their faith ikwambika imbaraga. and they wore strength. intambwe imwe One step iguhinduramo makes amagare chariots y'amafarashi of horses akomeye that are mighty n'ingabo ibihumbi with 1,000 armies. ku ntambwe imwe gusa. Just one step. imana ikwinjiza mu gihe May cyayo, God take in your time. uzinjirayo wanesheje. You go in victory. ibyari bikomeye ku buzima What bwawe was difficult in your life biraje byose bituze. coming and become. uzarebera ibintu atari mu bibazo, ubirebera mu gihe You cy'imana. see things not in problems and ibibazo you uzabikandagira, You step on problems. uzabigenda hejuru. You go above igihe them. cy'imana kizagusekera, The time of God kandi will igihe never cy'imana iyo cyageze, When the time of God ibyari has come, bigoranye byose bicishwa bugufi. every problem is humbled. icyari ikibazo What was a problem kiratuza. becomes calm. niho witeka imana ikwinjiza, This is where God is taking you. niho witeka imana ikwinjiza. That's where God is uyu taking you. munsi urabona gutabarwa kw'imana, Today you see the rescue of God. kuko icyari ikibazo ku buzima bwawe, What was a problem on your life? imana ije kugihindura icyo ugendera hejuru. God is coming to put you above it. amaso yawe Your eyes yaguhaye kubibona, gave you to see. azaguha ubushobozi bwo kuba umuhamya. He will give you a testimony. amatwi yawe yabashije Your kubyumva, ears that heard azaguha ubushobozi bwo kuba umuhamya. will give you the ability dukwiye to kugira testify. kwizera, We have to have faith. niko kwigishwa n'imana, That's it being taught kwa by God. kwizera kwimura imisozi. The faith that moves nk'uko mountains. nabo bavuga bati tugende tubeho cyangwa dupfe. Because they said, let's go, we live or die. hari aho umaze igihe ugenda uzunguruka ku There are buzima things bwawe, you've gone around all the time. wizungurukaho. Going around your life. imana irakubwiye ngo nje kuyobora intambwe zawe. God is saying, I'm coming to direct your footsteps. ibyawe bitari bifite icyerekezo, What was yours with no imana direction? irakubwiye ngo ngiye kubikwinjizamo, uzabyicaramo kandi uzabibamo. God is talking to you that I'm ushering in you and you sit there. imana irakubwira ngo God is saying, ibyo wanyazwe n'uburenganzira wanyazwe ugiye kubusubizwamo, nabyo bisubizwemo, kandi uzabyicaramo n'abana bawe. whatever was snatched from you will be returned to you and you enter with your descendants. imana irakubwira ngo wacishwe bugufi n'imanza zitari nkeya ku buzima bwawe, You are- ariko uyu munsi ngiye kuguhindura umuntu w'icyubahiro mu buzima bwawe. God is saying you are humbled because of your problems, but today I'm going to make you an honored person.
person. Imana irakubwira ngo umuryango waguciyeho n'umuntu wese atakibaza n'amakuru yawe n'uguciye akaba atakikwibuka. Imana irakubwira ngo aho nkujyana uzabona ineza yanjye. God is saying your family has disregarded you, but today they will know what He knows where He's taking you. You'll be honored. Je ntabwo mbikubwira nk'umuntu usanzwe. I'm not telling you as a normal person. Kubundi nari nirwariye ntagomba gukora. Yes, I was sick. I didn't have to work. Ariko ngarutse mpagaze. But I come back standing. Ngo twinjirane mu izina rya Let's Yesu. enter together in the name of Hari Jesus. iminsi mugiye kwinjiramo y'ibirori iminsi yose mu There are buzima days bwanyu. of festivals that you're going to enter in all the days of your Hari life. iminsi muzajya mwinjira mu buzima bwanyu muvuga muti dukore iki, turye iki, tubeho gute, tugende dukore gute. There are times you're going to enter in where you ask yourself, how do we live? How do we do it? What do we do? Kuko Imana yanyu ni Imana igiye guhindura amateka yanyu. Because your God is going to change your history. Hari Imana igiye kwicaza mu byawe. There is God who is going to make you sit in what is Wewe yours. wavanywe mu byawe. You who was removed in what is yours. Wewe wahunze umuryango wawe. You who ran away from your family. Wewe wakuweho icyubahiro. You who was removed honor. Imana irakubwira ngo ndahakwicaza. God is saying, I'll make you sit. Kandi bose bazamenya ko nabikoze ndi And Imana. all of them will know that I did it because of Uko God. kwizera Imana igusukiyemo. That's the faith God is Ni pouring on you. ukwizera kwimura imisozi. It's faith that shifts mountains. Aba babembe binjiye mu kwizera kwimura imisozi. The lepers had the faith that moves mountains. Inzira z'Imana ni nyinshi. The ways of God are many. Witekereza aho Imana ica. Don't think where God is going to Inzira pass. z'Imana ni nyinshi. God has many ways. Witekereza uko Imana igiye kubikora. Don't think how will God do it. Biragusaba kuba maso. It requires you to be watchful. Biragusaba kureba. It requires you to see. Hari aho umaze igihe. There's a place Hari where aho you've been. Imana ikujyana. There's where God is taking you. Namenye ko ngoswe n'igicu n'ingabo nyinshi zikomeye ntabwo bafite habe na gato Yesu mbereye maso. Reka iyi ndirimbo uzayiririmbe. Sing this song. Ndayikwifurije I desire that you sing it. kuyicarana. To sit with it. Ndayishimiye mu mutima wanjye. I love this song in my heart. Umuntu ninjira mu rugo rwawe When someone enters your home, asanga iyo ndirimbo ihari they find that ko song. Yesu akubereye maso. Jesus has your eyes singing. Hari inzandiko zanditse There are very many written words written. kandi izo nzandiko ziri mu mwuka. Those written words are in the spirit. Utarazandikishije amaso y'umubiri. Not with your fleshly eyes. Hari inzandiko zigusunikira mu mwuka. Letters written in the spirit. Hari inzandiko Yesu yakubereye maso. Letters that Jesus wrote to you. Hari inzandiko zo kwizera gutangaje. Letters of faith that is mighty. Ukwizera kwimuye imisozi. Faith that moved mountains. Kandi Imana ikwinjiza mu bihe byawe And God takes you in your kugira ngo season ize gutuza ahakwiriye so that He guturwa. makes you to sit in the right place. Nuzamura uku kwizera kwawe uzasubizwa utavunitse. When you raise your faith, you'll be. Nuzamura kwizera kwawe uzinjira mu byawe. When you raise your faith, you enter in what is yours. Hari ikibazo kibabaje cyane. There is one big problem. Ijambo ry'umuhanuzi ryaje gusohora. The prophetic word was fulfilled. Murongo wa 6 kuko Uwiteka yari yumvishije ingabo z'Abisiraheli z'Abasiriya ikiriri cy'amagare n'icy'amafarashi n'icy'ingabo nyinshi bituma bavuga bati yemwe umwami w'Abisiraheli yaguriye abami n'abaheti n'abami ba Egiputa ngo badutere. Bahera ko barahaguruka nimugoroba bari mu kabwibwi bata amahema yabo n'amafarashi yabo n'ingabo zabo uko urugerero rwakabaye barahunga ngo badashira. Hanyuma nuko baba bembe bageze aho urugero rutangirira binjira mu ihema rimwe bararya baranywa bakuramo ifeza n'izahabu n'imyambaro baragenda barabihisha baragaruka binjira mu rindi hema bakuramo ibindi baragenda barabihisha. Hanyuma baravuga batariko ibyo tugira ibisi byiza kuko uyu munsi ari umunsi w'inkuru nziza tukicecekera niturinda ko bucya tuzagwibwaho n'urubanza. Nuko nimuze tugende tubwire aho mu rugo rw'umwami. Nuko baragenda bageze mu murwa bahamagara umurinzi w'ingabo w'irembo baramubwira bati twageze mu rugero rw'Abasiriya nuko dusanga nta muntu urimo ntawahakomera kugera keretse amafarashi n'indogobe biziritse kandi amahema
ari uko yakabaye. Ibindi simbisubiramo kuko umwami wa Isirayeli yagize ubwoba ajya mu mbaraga zo kutizera. Ndimukira mu byizerwa. Dukomeze mama. Hera kuri gatandatu tugere ku kwicumi. For the Lord caused the Syrians to hear the sound of chariots and horses and a great army, so that they said to one another, "Look, the king of Israel has hired the Hittite and the Egyptians kings to attack us." So they got up and fled in the dusk and abandoned their tents and their horses and donkeys. They left the camp as it was and ran for their lives. The men who had leprosy reached the edge of the camp, entered one of the tents, and ate and drank. They then took silver, gold, and clothes and went off and hid them. They returned and entered another tent and took some things from it and hid them also. Then they said to each other, "What are we doing? Is it what we are doing is not right? This is a day of good news, and we are keeping it to ourselves. If we wait until daylight, punishment will overtake us. Let's go at once and report this to the royal palace." So they went and called out to the city gatekeepers and told them, "We went into the Syrian camp, and no one was there, not a sound of anyone, only tethered horses and donkeys, and the tents left just as they were." Amen. Amen. Dukomere Imana amashyi. Let's clap for the Lord. Umurongo wa 16 ndimo ndarangiza. Verse 16 as we conclude. Nuko abantu barasohoka banyaga ibyo mu rugerero rw'Abisiriya bituma bagurisha indengo y'ifu y'ingezi shekeri imwe. N'indengo ebyiri za sayiri zigurishwa shekeri imwe. Nkuko ijambo ry'Uwiteka ryavuze. Ako sa kambere ntugafashe. Hari ibintu Imana igiye guhindura mu buzima bwawe. There are things God is going to change in your life. Hari igihe tubara. There are times we count. Tukabara amafaranga adashoboka. And we count mighty lots of money. Kuko yaje mu bibazo. Because it's during Ara problems. gatonyanga. When it's like a drop. Kakaba kaguye mu bibazo. And it falls in problems. Waba ugerageje kugira icyo ukora. Whatever you try to do. Natwe tukaba turashize. And then that vanishes. Tukamera nk'akagafu ka Eliya n'umupfakazi. And it's like the flower of Elijah and Bikamera nko mu gihe cy'inzara. And it's like in hunger time. Ariko Imana ikujyana ahantu hadasanzwe kugutuzayo. But God taking you in an exceptional place. Umenye ko ije kubirangiza byose. Know that He has come to finish. Kandi Imana ije kugushoboza. And God has come to enable Wajya you. kubona udufaranga tuza tugwa hasi You are nk'igitonyanga. seeing money coming and dropping. Reka Imana ikuzamure. Let God raise you. Ikugeze mu rundi rwego. Take in another Uzajya position. ushobora kubara amafaranga So atakuvunnye. that you account money without difficulty. Atari ya mafaranga ukorera imibare idashoboka. Not the money that you Kuko calculate. hari amafaranga dutunga. Because there is money we keep. Ukanibaza n'impamvu And yaraje. you don't know why it Kuko came. agushiriye mu maboko. Because it's finished in your hands. Utaranagira n'icyo yakoraho. Before you do anything. Kandi ibibazo ari byinshi. And yet you have many Imana problems. ihindura amateka. God will change your Igusunikira aho ngaho. Push you there. Aho ngaho ugiye kubara amafaranga. Where you count money. Kandi amafaranga ntashire. And it's not finished. Ahubwo ibibazo bikagenda bishira. When problems are Aho finished. kugira ngo amafaranga ashire. So that your money is not finished. Ibibazo aba ari byo bishira. Problems are finished. Amen. 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 Ni ukuri ibyo It's bihiza Imana igiye God kubigushyira. is going to do it. Umva. Listen. Ni ukuri It's true. ibyo biha Imana igiye kubiguha. Those seasons, God is going to bring that season. Ntabwo nakwitanga ubuhamya simbikunda. I- Ariko ni ukuri ibyo biha Imana igiye I don't kubigushyira. like to use it as my testimony, but God is going to do it. Yesu ashimwe. Praise God. Umurongo wa 17 ngo maze umwami agira umutware yegamiraga amushyira ku irembo ngo arinde ibyaho. Ubwo rya jambo riracyagenda. The word is still moving. Rimaze gusohoza guhembuka. It's now fulfilled. It's being resurrected. Ariko rije guhana But it's come to punish ya mirebere mibi the bad seeing n'imyumvire mibi and bad understanding igiye kwica umuntu. that is going to kill a person. Nyamara warebye neza And the one who saw well n'uwumvise neza and the one who had well, agiye kubaho mu bihe they are going to bikomeye. live in a hard time. Ariko warebye nabi The one who saw badly n'uwavuze amagambo mabi and one who saw bad words, ijambo rigiye kumwica the word is going to kill them kuko atiyubashye amavuta y'umuhanuzi. because they never honored the anointing of the prophet. Maze umwami agira uwo mutware yegamiraga amushyira
ku irembo ngo arinde ibyaha, abantu bamubyiganira hejuru aho yari ahagaze ku irembo. Arapfa nk'uko wa muntu w'Imana yavuze igihe umwami yazaga aho ari, kuko uwo muntu w'Imana yari abwiye umwami ati ejo nk'iki gihe ku irembo ry'i Samariya indengo ebyiri za sayiri zizagurwa shekeri imwe, n'indengo y'ifu y'ingezi izagurwa shekeri imwe. Uwo mutware agasubiza uwo muntu w'Imana ati mbese naho Uwiteka yakingura amadirishya yo mu ijuru bene ibyo byabaho? Nawe aravuga ati uzabirebesha amaso ariko ntuzabiryaho. Nuko bimusohoraho bityo, kuko abantu bamurwanira bamwuriraniye hejuru aho yari ahagaze ku irembo agapfa. Amen. Sinjye wahera umugani urangiye utyo. Amen. Now the king put the officer on whose arm he leaned in charge of the gate, and the people trampled him in the gateway, and he died, just as the man of God had foretold when the king came down to his house. It happened as the man of God had said to the king. About this time tomorrow, a seah of finest flour will sell for shekel, and 2 seahs of barley for shekel at the gate of Samaria. And that's the end of the story. I finished my story. Amen. Amen. Imana ishimwe ko igiye kwinjiza ahantu hateguriwe. May God be blessed because he's going to usher you into where you are prepared. Ndakwifuriza kureba neza. I desire that you see well. Ibyo ubona bikunaniye, What you see difficult, birebere mu gihe cy'Imana. see it in a season of time of God. Wivunika. Don't be difficult. Imana iragusobanukiwe. God is understanding. Imana ikuzi neza. God knows you well. Igusobanukiwe neza. He understands you. Wihura n'ingorane zo kwicira urubanza. Don't judge yourself. Uvuga uti wenda nabyitwayemo nabi. Saying maybe I carried myself badly. Shyira ku ruhande Put on the side urwo rubanza. that judgment. Wowe wararebye. You saw, Mind yawe your mind ntigushoboza kwinjira hariya. will enable you to enter there. Urebe nk'umuntu wigishijwe. See like someone who was taught. Wirebe umuntu ureba ibibazo. Don't look at problems. Rebera ibintu byose mu gihe cy'Imana. See things in the season of Kuko God. Imana aho igiye kugutuza, Because when God is going to naho igiye establish kukwinjiza, where he's taking you, naho Imana yaguteguriye. where God has prepared you, Yesu aguha umugisha. may Jesus bless you. Uzabibaho, uzabibamo, You live in it kandi uzabaho neza. and you live well. Imana iguha umugisha. God bless you. Imana ikugirire neza. God do good to you.